noneho rero arashaka kumubitiwe nanjye nawe icyo namukore genda wewe ushobora kubuze ukaba wamumfasha wenda icyo nacyo basi wowe umwambanye ndakazi se wewe ngwino uravuga na wangu dore nguri aho yicaye mu nzu yiwe n'uyusi Yesu namahoro cyane se amahoro ko kanga habaye iki nta kibazo mfite ni ukuri oya bawe wabiya wewe wananiranye se oya kumvikana yenda wewe wamufasha umva akanyana n'iki atore kuri Mbona sana wikinya vero gose fa n'uyu muntu akubwiraga wananiranye Yesu ubwe yanze kunyumva aho narashaka amafaranga y'ishimwe maze amezi abiri atishyura kandi nawe urabizi ko abantu baba babijyana kubishyira mu aho mufasha ni muntu ki se atishyura amafaranga y'ishimwe kandi ndabo bahamurabizi pe kandi aha niwanjye muje ni mu rugo rwanjye What be this? Jesus. Blood of Jesus. mureke dusangire nk'abantu b'abagabo ntacyo dupfa rwose yashabwe mwaka tujujeho kugira ngo uzana amafaranga y'ibishimwe nasabona bari abantu bajyana imyanda mu bw'imboteri bari vuweho amafaranga byo kurya turajya ndabyumva ariko wowe banza wumva ikibazo dufite uri kukubwira se ndayakura ndayatumeza ariko reka dusangire nk'abantu b'abagabo ariko ese munini none se vande hari ikintu ntumva ubuse ntayabona biragenda gute koko kunyakira uranyakira yego rataha urakoze cyane kinge kitabanyohereje mu kazi ahubwo banamenye ko cyangwa banampana ariko sibyo turumvikana ushyira amafaranga y'ibishingwe kuko umutekano nimba mpamagaye nze kureba iki amafaranga wera sakune je nabaje nje gukemura ibibazo sibyo ngaho ni mumbwire rero ishyura amafaranga y'amezi abiri we wananiranye mu mudugudu uri mu bananiranye reka niba ugira ngo oya kiravureke kwiyicazwa gutyo nta ushaka kungonga se aha ni mu gihugu cy'u Rwanda niyo wahungira i Burundi kwagukurikira ntunga se mva mubwire kamubwire basi ni mumfashe nyine nase igihumbi murakijyana igihumbi sugura wowe wagikora nangahe ni ibihumbi 25 ubwo ibindi bitanu by'iki byamande byuko wadukereje ubu natwe tuba turi mu kandi kazi Jesus. kiravuwe nese mwamba barenga 20 kiravuwe bakora mu mutekano mufite nawe bajyakora ku kimenyane mbere n'agasuzuguro ushyira ku bantu niyaga gucibwa 30 mumbabare reka mbasabe imbabazi nyawe nabakiriye sibyo wowe umuntu wananiranye nimba undanye umuyobozi abayobora umudugudu wanyu sibyo akagezaho ampamagara nkata imbobo nafashe nkaza gukurikirana ikibazo kiri hano ariko njye si ndimbo ni ibintu bikomeye cyane ntabwo ndimbo rega nimba utari imbobo nawe rasa ku ntego uri n'umukiba nimba ibintu ya televiziyo ariko nawe twayigurisha tugakwamo ayo mafaranga mumbabare rwose ni ugenza abana nyabone iriya kiravuwe tugira none se ni mumbabare mba 20 byo ndabibona ntabwo umuntu usakuriza 20 kandi ubwo umutinda arajya kuri 40 nimba utegura ibintu nk'ibi ukibagirwa kwishyura ay'ibishingwe buri muntu ki kiravuwe sinakunda gatero tuyashyire kandi faranga ibi bishimwe biri hano kubera nishyuye tubireje wa mukozi wawe ahita bijyana mu kimbote hari sari ibisi bitanu gira vuba ibisi bitanu
ibisi bitanu sinibuka kubara mu mfashe ibisi bitanu yabara nk'umwanya ariko ase kuti abantu yagabanye ni ukugira ngo ndebe neza yuko ntaza kubira kuyagabanya ariko se reka nze neza 10 eramute 20 bitanu kiravuza ariko wakayuzuye haburamo bitanu nase gasuku kavubaza samenya kuba polisi nimba ufite uburenganzira bwo kugabanya amafaranga y'ibishingwe uretse abazina nabo reka ari murabavuze ndabo basi ese ngiye ko ntayajya koranye mfite aho nyamurikira ndabamurikira amafaranga atuzuye ibisi 5,000 ndahita mufata ugendane nande afande ndabubaha nabakame ndabubaha ntabwo twabivuganye nabakame ngiye kasuko sibyo se noneho reba ibisi 5,000 hari ibisi 5,000 wari uri kubibona si bitanu ibyo bitanu byavanye umva buretse reka mbabwire impamvu rwose mwe muretse nyine mujye mu nyumva nanjye ndi umuturage kandi ndabubaha pe 5,000 ni iby'ibisheke mwariye kandi reka mbabwire ni muramuka mungoye ndahamagara ababakuriye barabahana mu ndiri ibisheke n'ibindi biryo nayo mfite hano wivunika reka mbwire uje wawe ukamwakira nibyo hariya urabimwishyuza ndamwiza banabiyoye mu kimoteri se ntuhinga ibyo mpinga se wampaye igishoro wibura nashyira amafaranga agiye kubara 3 n'ubutasha amafaranga urabo gira vuba vuba gira vuba giye gutangira uko utangira ko ndahamagara uzi ko ari nyoko cyangwa se uraburi ni 11 ndabahamagara asura bahamagara niba ndagenda ndabahamagara ndabarega ibintu bya byo kujya rusoko mwanganyatse n'ibindi 200,000 ntabyo nyibahaye ni ruswa ndabivuga tuza wihangane kuko ndabivuga kwa Rwanda araciye sibyo kuki mwayisabye ndababeshera nayo mwasabye ariko ntabwo uswaka amafaranga y'ibishiro ndababeshya kandi barabafunga ntagira bakumva bakumva ahubwo wese bwira bakame n'utumvikane muteka urusha umuntu wanyu reka nkubwire ndabivuga ibibazo uri kuzana wowe polisi ifite inshingano ze nanjye mudugudu ufite inshingano zanjye kuzana amapingu nacyo ndabivuga yuko mwanyatse ruswa mwanasuzugura umva ntacyo ndabyemera nimushaka ndavuga ko mwanyatse umuntu ataba yagucishijemo iyi ndabivuga ko mwanyatse ruswa y'ibihumbi 50 umva ndabivuga rwose ndabivuga ufite uranyuma ntabwo unyuma umva ndabivuga urazana ibyo bitatu nabyo ntabyo nzana bitewe nuko ibisheke byanjye mwariye ibisheke byanjye mwariye ubu ngubu ayo wewe wayakora ariwo polisi reka nkubwire polisi ndabivuga ko mwanyatse ruswa ndabivuga ko mwarandiye ibisheke ushyira mu tandukanye nta kibazo niho mbabonye uko mbivuga ntayo mpashyira urazi ndakuzi rwose ariko mumbabarire rwose banyita afande desa y'amafaranga ariko mumbabarire rwose mba ncitswe ubundi nta magambo ufite waratora we cyangwa warareze umuntu w'umuyobozi uri gutikamuba ntabwo rwaba ufite mumbabarire nimuyajyane kare ko sisa uri mubi nimuyajyane ateze gusakuza ntabwo abantu bamujyamo ariko subuka ko twitonda aho kugira mu nyambika amapingu nimuyajyane ariko twitonda tuba tugushyizemo inshinge ebyiri karori guhita ugira ubwe yewe iyo ntagera ahangaha ngo ubanze underanje reka twigendere ubundi nzongere guhagarika ngo kwishyuza amafaranga y'ibishimbo kanzengere mumbabarire sawa sundi wayanditse abafite aho yanditse dore ngaha rwose fara turebe dore ngayo yagira fata ugende polisi nyakubahwa desa mumbabarire sena nako ariwe bampamagariye ntesha umutwe nzakwicaraho tugere rwose Jesus. nzakwicaraho ndi intebe se ariko ntabwo noroshye murakoze cyane n'undi munsi utazongera kutumenyera ntabwo nzoroshye umutekano amahoro meza nyine kabibwiza ukuri ntabeshya abayobozi wanyu abaturage bo muri aka gace wa mugabo we
ubu ngubu nanjye mba nabuze icyo nabakorera nibumva niba nzajya kinkoni nkababu bajye babanza umuyobozi bakayoboye cyangwa bayoboza iki kandi batamwumva barandeba gutya nyine ndaje bose nyabashyira mu kagari mbamariremo bafunga muraho neza ni rwa rubuga rwanyu natwe rwa Nyamihanda TV kora subscribe ukore comment usharinge ku nshuti n'abavandimwe byose like ubikore ntacyo bigutwara kandi tujye duhurira aha ngaho kandi akunzogera fungura inzogera batibagiye no gutera comment ni ingenzi nuko uko mudufasha mukeneye nko kuduha ubufasha ni 0793 mvuze gute 0793 702 mvuze ngo 702 618 mvuze ngo iki 618 ni 0793 0793 700 618 aho ngano wadusanga mu gihe ushaka kudutera inkunga murakoze cyane murabeho ciao